Ibibaye kuri Jackie bitanze amasomo akomeye cyane by'umwihariko kuri buri muntu wese ukoresha social media, cyane cyane ku bantu babonye amagambo yagiye atangaza cyangwa se yatangaje ubwo yari mu kiganiro n'umunyamakuru ntashaka kuvuga izina ku mpamvu wenda za privacy ye. Ikiganiro Jackie yakoze ibimubayeho aka kanya ngiye kubwira ikintu kimubayeho gitanze amasomo akomeye, ariko abantu bashobora kuba bayabona mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gusa uwagirirwa ubuntu ni uwabona aya masomo asigiye abantu cyangwa se ahaye abantu. Nyuma y'uko rero avuze amagambo ntari buze kuvuga ngo meza cyangwa mabi, kubera ko ntabwo njyewe buriya nshinzwe kuba navuga ngo uyu muntu yakoze icyaha, yakoze ibi n'ibi. Icyakora nshaka kubona ko bisa n'icyaha nkatuza, kuko buriya hari abantu bashinzwe kugenzura ko ibyo byabaye bigize icyaha cyangwa se ari icyaha. So Jackie rero hari amagambo yavuze, ayavuga kuri Kensi, mwarabyumvise mwese kuri social media, ikiganiro kirahari, benshi barimo kugenda biplayinga mu biganiro byabo. Njye rero ntabwo ndi buze kuyaplayinga ko nta mumaro byaba bifite, ahubwo ndakubwira amasomo akomeye y'ibintu bimubayeho uyu munsi. So kanshimire wamaze ukanda subscribe, like, share na comment. Niba utarakanda subscribe, iribaho hasi handitse subscribe, uhakore kugira ngo ibiganiro byiza byubaka byo kuba intangarugero ibyo ukora byose, aho unyura hose, ubuzima bwawe bwose ujye uba intangarugero umunsi ku munsi, kuko burya bitanga reputation nziza. Kuba intangarugero hari ibintu bikugezaho, hari ikintu bikumarira mu buzima bwawe utabonesha amaso yawe. So niki kibaye kuri Jackie gitanze amasomo ngiye kugaruka mwa kino kiganiro. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ibintu bitandukanye, bamwe bamusabira ibihano bitandukanye, ariko njyewe ntabwo ndi umusabira igihano na kimwe. Ntabwo ndi busabira igihano na kimwe. Abo bireba, ababishinzwe bazi ko bigomba kugenda. Ndamutse mvuze ngo mumukorere iki, mumujyana ahantu aha, naba ngiye guca urubanza kandi ntabwo mfite ubwo bushobozi, ahubwo abafite ububasha n'ubushobozi bo bazi ikigomba gukorwa, cyane cyane inshuti ze n'umuryango we, byaba na ngombwa n'igihugu muri rusange. Jackie rero abantu benshi bakomeje kugenda bavugaho yuko yamaze kurenga ihaniro. So ku magambo yavuze ku munyamakuru, akaba n'umuyobozi wa TV1, televiziyo ya TV1, ni amagambo navuga ngo donc yababaje abantu benshi cyane pe, ku buryo bitari bikwiriye yuko umwana w'umukobwa avuga amagambo nk'ariya. Even n'uwo ari we wese ntiyari akwiriye kugira gute kuvuga amagambo nk'ariya. So yamaze kwisanga rero yakoze ikosa rikomeye, ku buryo bibaye hari ikintu kibaye runaka byatuma uwo yarikoreye hari aho yamutwara ntashaka kuvuga. Si ukuvuga ngo rero iki ni ikintu gikomeye cyane kuba afata umuntu w'umugabo nk'uriya, even nubwo yaba ari umwana mutoya, ukamuvuga amagambo atari meza. Ariko ikibazo se ni Jackie cyangwa ikibazo ni uwamuhaye ikiganiro? Muri iyi minsi ntabwo nzi ikintu kirimo kuba ku ba YouTubers no ku banyamakuru, aho ufata umuntu ukamuha ikiganiro akavuga ibintu bitari byiza, noneho wowe ukabyaporodinga mu rwego rwo kubona views. Ese kuko twebwe abanyamakuru n'aba YouTubers n'aba content creator, iyo dukoze ibintu nk'ibyo ngibyo harya tuba dutekereza ku bantu turimo guhereza ibiganiro? Mu minsi yashize umuvugizi wa RIB Murangira Bitsir yavuze ko microphone ari ikintu gikomeye cyane abantu bakwiye guhereza agaciro. Niba ukoze ikiganiro ukoresheje microphone kikumvwa n'abantu barenga 10,000, nubwo yaba ari 1,000, uba ukoze inama n'abantu basaga 10,000 cyangwa 1,000. Iyo uvuze amagambo mabi bivuze ngo uba wangisha abo bantu bose, hari ikintu babwira, hari message ubahaye itari nziza. So ku munyamakuru akoze ikiganiro na Jackie akumva ibintu ntabwo ari byiza akabishyira hanze, nekiza ko okay, sinzi ko nabyita, ariko buriya ababishinzwe nabo bafite uko bagomba kugira gute kubibona. So hari ikintu Jackie rero yakoze cyamubayeho, nkeka ko kitari na cyiza rwose, cyabira isomo buri muntu wese. Ese ni ikihe? Mu minsi yashize ubwo Jackie yari arwaye, hari abantu bamutabarije, abandi baramusengera, buri muntu wese yatanze inkunga mu buryo yari yifite, yaba uwatanze isengesho, yaba wamusuye,
nubwo benshi batamusuye ariko hari abamusengeragaho bari, kandi wenda bitari byoroshye yuko bagira gute bamugezeho indi nkunga itari amasengesho. Uyu munsi rero nyuma y'uko atangaje ari amagambo kuri Kensi, bamwe muri abo ngabo bamaze kumutakariza icyizere. Reka mubwire uburyo ibi bintu bikomeye cyane. Niba warigeze ugira ikibazo ukagira inshuti zikwitaho muri ibyo bibazo byawe, hanyuma wamara kuba recovery cyangwa se kuzanzamuka, ukisanga watangiye gukora amakosa atuma za nshuti zawe zigutakariza icyizere, zimwe mwabanye mu bihe bigoye, icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko uramutse uguye gatoya wakwisanga nta muntu ufite ugira gute ukwegura. Inshuti zanjye, uzirinde gutakaza inshuti mwabanye mu bihe bigoye, inshuti yagusuye urwaye, inshuti yagusengeye, uzabyinde, kuko uramutse ugize ikibazo byagura ko wabwira iyo inshuti ngo ngwire, nubwo yaza rwose wowe waza kumusukagira igikomere ko wagize gute, ko wakomerekeje abantu. So niba rero ukoze ibintu nka biriya kuri social media, ni na byiza ko usanga uwo wakoreye icyaha cyangwa se wakoreye amakosa ukamusaba imbabazi, n'ahandi hantu uciye bikaba na byiza ugasaba imbabazi buri muntu wese wumvise icyo kiganiro. So rero ikintu gikomeye kimubayeho ni ikihe? Ni iki ngiki? Nuko muri ba bandi bose bamusengeye n'abamusuye nashaka kuvugira ahangaha, bamwe batangiye kumusabira ibihano, abandi nk'uko bivuga mu itangazamakuru kuri social media, abandi nabo batangiye kubona yuko bashaka kuba baribeshye ku muntu, ko ntabwo umuntu uwo ari we wese ushaka kugira ikibazo agasurwa n'abantu, agafashwa n'abantu runaka bakamusengera akagira gute, iyo yakoze ikosa runaka bituma bamuvaho bakamutakariza icyizere. Uzirinde ibyo bintu inshuti yanjye, ntabwo ari ibintu byiza. Kirazizwa ko watuma abantu bagutakariza icyizere. So rero inshima yuko yatangiye gusaba imbabazi, Imana imuhereze umugisha, kandi ibintu byose biba kugira ngo twige. Ntabwo njye musabiye ibihano, ahubwo we nk'umuntu agomba kwicara agatekereza, akareba neza imbuga zose akoresha, abamuha ibiganiro, akareba ibyo asohora muri roho ye, akareba niba bifasha abantu, none ibidafasha abantu, na nyuma yo kubivuga akareba ko ibintu byakozwe byabaye recorded byagira ingaruka ku bantu, byaba na ngombwa ikiganiro bakakireka. So rero Imana imusure, imugirire neza, imuganirize, kuko gutakaza inshuti ni ikintu gikomeye cyane. Inshuti ya hafi kurutira umuryango, inshuti ya hafi kurutira umuryango. Njyewe ku bwanjye, ku bantu babyumvise mu mubabarire, kandi ntekereza yuko n'uwamuhaye ikiganiro yakwiye kuba yaramugiriye inama, ariko hari abafite amaso abitayo dufite bashinzwe kureba ibyo bintu byose, bakareba ikitari cyiza, bakagira uko babigenza. Ariko navuga ngo ni ukumubabarira, igisigaye nta muntu udakora amakosa. Ariko inshuti zanjye, mube intangarugero, mukunde abantu, mwirinde amagambo mabi, mwirinde gusesereza, mugire urukundo kuruta ibindi bintu byose, mwirinde ikintu cyatuma abantu babatakariza icyizere. So mugire umunsi mwiza, ndabakunda, mukande subscribe, like, share na comment. Murakoze.